ngo kwemera Yesu ntibisaba amashuri. Kamubwira bati ngwino tujye kukwereka uwo Mose n'abahanuzi bavuze. Nta wishingirwa, nta ukira, nta wiga, ibyo bintu byose bikakubaho akarande ukumva ngo iwanyu nta cyiza cyahaturuka. Abana nta nubwo mu bamwemeye bavuza abasore gusa, nta nubwo mu bamwemeye bavuza abagabo, nta nubwo bavuza abagore. Imana itagendera ku bisekuru, Imana itagendera ku kibene wabo. Reka i Nazareti tuhasimbuza iwanyu. Yesu yabwiye Natanayeli ngo hanyuma rero icyanejeje ukubaka urugo kandi rukagenda neza nubwo warinda byararangiye, araguhamagara. Imana ishimwe. Bakava mu gusinzira, bakava mu bitotsi kugira ngo basubizwe ibyo basengeye. Umunsi w'emerere umwuka wera akujugunye mu kidende, akujugunye mu kidende, akujugunye mu kidendezi. Urahindukira urakira, urahindukira urakira, urahindukira. Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Mumeze neza? Abatameze neza nimukomere, nimwihangane. Buriya ibihe bihora bisimburana. Umunsi ushobora kuba ubabaye ariko ejo uzaba wishimye. Ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mureke dusenge Imana, twubahe Imana. Nyagasani Imana yacu turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Niwamamare, ingoma yawe niyamamare. Nuhabwe icyubahiro mu bakomeye n'aboroheje, izina ryawe rishyirwe hejuru. Butatu bwera turagushimiye. Ngwino tuyobore muri iki cyigisho kugira ngo mburu ugaragare, uvugire muri twe, ukuboko kwiza kw'Imana gukorane natwe. Uhire umuntu wese uzakurikira rino jambo, kandi Mwuka Wera dusobanurire turushaho kugubwa neza. Urakoze kubanye natwe, duheje andi majwi, ducecekesheje imbaraga z'umwijima, dusabye ko umucyo wawe uturasira. Urakoze kutugiriye neza, urakoze kuduhaje ibyiza mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Turasoma imirongo mikeya tuganire. Igice cya mbere umurongo wa 10 n'uwa 11, hanyuma turakomeza no hirya. Reka tubanze dusome. Ijambo ry'Imana tubwira ngo yari mu isi ndetse niyo wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Murongo wa 12, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Mvugira utamena. Tujye ku rupapuro rukurikiraho dusoma umurongo wa 43 tugeze 45. Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo yari uw'i Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Murongo wa 45, Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramubwira ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvugaho ati dore Umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari uri munsi y'umutini nakubonye. Twakira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Nzanye intego ivuga ngo Yesu yamaze kukubona. Yesu yarakubonye, yakubonye kera. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nuko abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso n'umubiri cyangwa n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Yohana yandika ubutumwa bwiza. Nkunda Yohana cyane. Ijambo rikunda kutubwira ngo umwigishwa Yesu yagiraga gute? Yakundaga. Ngo yari umusore ndetse bari mu kigero kimwe. Niyo wumva ubutumwa avuga, akunda kwivugira Yesu, ibyiza bye, ibyo yakoze, ukumva ko nyine yaramukundaga, bari mu kigero kimwe. Nuko
Imana ishimwe. Yohana rero yandika ubutumwa bwiza, ahangaha aratubwira ngo Yesu ni umucyo w'isi, ngo yaje mube ariko abe ntibamumenya, yaje mubye ariko abe ntibamwemera, ariko arangije arababwira icyakora abamwemeye bose bakanizera izina rye yahaye ubushobozi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Iri jambo ni ijambo ryiza cyane. Nagira ngo mbabwire ngo kwemera Yesu ntibisaba amashuri, kwemera Yesu ntibisaba ubundi buhanga. Ni ukwemera gusa ukavuga ati ndakwemeye uri umwana w'intama w'Imana, byonyine gusa. Imana ishimwe. Mwumvise uburyo aba bigishwa bahamagaye Natanayeli, bakamubwira bati ngwino tujye kukwereka uwo Mose n'abahanuzi bavuze, twamubonye. Bamubwira iyo nkuru, habata ariko se i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Wari uzi ko bitewe n'umuryango wavutsemo, bitewe na kondisiyo wavutsemo, hari n'igihe wigaya nawe ukavuga ngo iwacu nta cyiza cyahaturuka, iwacu karandezi iwacu uko tumeze, ntawushyingirwa, ntawukira, ntawiga, ibyo bintu byose bikakubaho akarande, ukumva ngo iwanyu nta cyiza cyahaturuka. Ariko kirahari. Haleluya. Upfa kwemera, ukemera umwana w'Imana, ibyiza birahari. Ngo bamwemeye yabahaye ubushobozi. Haleluya. Ntago bamwemeye bivuze ngo abakire, ntago bamwemeye bivuze ngo abatunzi, ntago bamwemeye bivuga ngo inzobe, ntago bamwemeye bivuze ibikara, ntago bamwemeye bavuze abanini, ntago bamwemeye bavuze abatoya, nta nubwo mu bamwemeye bavuze abana, nta nubwo mu bamwemeye bavuze abasore gusa, nta nubwo mu bamwemeye bavuze abagabo, nta nubwo bavuze abagore. Abamwemeye bose, aho uko wavutse ukusa ukizera izina rye, araguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana itagendera ku bisekuru, Imana itagendera ku kibene wabo, Imana itagendera ku idini wabo warabyirukiyemo. Imana iraguhamagara uko uri kose. Niba ni wanyu barasengaga za mana bita za Nyabinyi na za Ryangombe, Imana ntitinya kuguhamagara. Imana ishimwe. Aho yaravuze ngo i Nazareti nta cyiza cyahaturuka. Reka i Nazareti tuhasimbuza iwanyu, tuhasimbuza iwacu. Byarashobokaga ko umuntu yakwiga akareba ngo ese namenye Imana gute? Byashoboka gute? Byashoboka kuko n'indaya Imana yaramuyikijije kandi yiha amahoro, yiha agakiza. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe. Nanjye ndaguhamagaye. Yesu yabwiye Natanayeli ngo bataraguhamagara, Imana itugire neza, ngo Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari uri munsi y'umutini nakubonye. Haleluya. Imana ishimwe. Ubwo wari uri munsi y'umutini nakurebaga. Bataraguhamagara, Filipo ataraguhamagara, we nakubonye. Hanyuma rero icyanejeje nuko yanamubonye akamusangana umutima mwiza. Imana ishimwe. Umva ukuntu yamubwiye. Yaramubwiye ngo Natanayeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisiraheli. Imana ishimwe. Ngo yaramubwiye ngo uri umwisiraheli nyakuri udafite uburyarya. Imana ishimwe. Wowe ko Imana ikureba, iyo ikurebye ikubonamo umunyarwanda nyakuri. Reka twe kuvuga Abisiraheli. Iyo ikurebye ikubonamo umunyarwanda nyakuri, ikubona umurundi nyakuri, ikubonamo umukongomani nyakuri, ikubonamo umunyamerika nyakuri udafite uburyarya, udafite uburiganya. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ariko uko Imana yakubonye kose, emera uce bugufi, iraguhindurira ubuzima, iraguhindura karagiteri. Nubwo yagusanga uri umurozi, yakugirira neza akaguha ubuzima. Nubwo yagusanga uri indaya butwe, yaguha amahoro, akaguha umugabo cyangwa akaguha umugore, ukubaka urugo kandi rukagenda neza. Nubwo wari indaya byararangiye, uko Yesu yagusanga ntago agusiga ukure. Imana ishimwe. Uyu Natanayeli we yamusanganye umutima utarimo buriganya. Imana ishimwe. Nagira ngo mbisabire baroko,
bisabire abakozi b'Imana. Imana iri kukwitegereza, iri kukubonamo umutima w'ubunyangamugayo, umutima wubaha Imana, umutima uciye bugufi. Imana irakubona gute? Ariko Imana irimo iraguhamagara, kandi yamaze kukubona. Irakubona amarira urarama mu buriri. Imana yarakubonye agahinda ufite. Imana yarakubonye utabyara. Imana yarakubonye yakwitegereje ugenda muri ya mashyamba ujya gusenga. Imana yakwitegereje ugenda uvuga nka Hana bucece. Imana yarakubonye, Imana yakwitegereje. Nejya amabwira ngo Imana yo mu ijuru ijisho ryayo rirareba, ryarakubonye. Haleluya, haleluya. Hanyuma araguhamagaye nawe, arakubwira ati narangije kukubona, kandi ngwina kugirire neza, ngwina guha ibisubizo byawe, ngwina umwegere niwe buye rizima byanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryahindutse rikomeza imfuruka. Iyo tumwegereye aduha ku bisubizo, iyo tumwegereye aduhaza amahoro, iyo tumwegereye aduhindurira ubuzima. Hahandi ibyaha byakuneshaga akaguha imbaraga zo kubinesha. Iyo umwemereye akaguhamagara. Umuririmbyi niwe wavuze ngo ngwino witabe Yesu, ngwino umwitabe uyu munsi. Araguhamagara. Imana ishimwe. Yamaze kukubona. Uyu yamubonye ari munsi y'igiti cyitwa umutini. Eliya we ngo yamusanze munsi y'igiti cy'umurotemu asinziririyemo. Hari abarokore baryamye munsi y'igiti cy'umurotemu basinziriye, mbese bahuye n'ibigeragezo, barangije barasinzira bati umva ndagonera. Uwo muntu niyo umukanguka mbwata, ariko wakwihanganye ko urugendo rugikomeje. Arongera akasinzira. Uzi gukangura umuntu wisinzirije biba bigoye cyane. Nagira mbabwire mwebwe muryamye aho mwamaze gusinzira, Yesu arimo arabahamagara. Imana itugirire neza. Yesu aramubwira ngo Filipo ataraguhamagara nari nakubonye. Imana ishimwe. Hanyuma nagira ngo nisabire abantu bameze nka ba Filipo, abantu bahamagaye ngo bahamagara abandi, babakozi b'Imana, babavuga butumwa, babahanuzi. Mwebwe mumeze nka ba Filipo, mugende mubahamagare ba Natanayeli. Dore ba Natanayeli baryamye munsi y'imutini. Dore ba Natanayeli barimo barigaya. Dore ba Natanayeli barumva ko ni Nazareti nta cyiza cyahaturuka. Barumva ko Imana itabareba, n'ibyo bari gusengera Imana itabyumva. Barahari, bakeneye ko nawe ugenda ukabahamagara ukabazana kuri Yesu. Nubwo Yesu yababonye, harazamo yuko na Filipo agenda akamubwira, akamurarika. Nimurarika abantu, mumubwire ko imbabazi z'Imana ziriho, mubabwire ko Yesu agiteze ibiganza yiteguye kubabarira. Mubabwire ko intambara n'amakuba ubasha gucamo Uwiteka azidukiza muri byose, azidutabaramo muri byose. Iki ijambo ry'Imana ritubwira, kuko nta muntu uba mu ntambara kugeza apfuye. Uba mu ntambara ejo bundi ukajya mu nsinzi. Imana ishimwe. Uyu munsi uba urwaye, ejo ukaba wakize. Uyu munsi uba washonje, ejo ukaba wariye. Ni ukuvuga ngo ibihe bigenda bisimburana kugeza dusohoye mu bugingo. Nagira ngo nkuhumurize nkubwire ngo ibyo bikugoye, ibyo bikuryamishije, ibyo biguteye agahinda, ibyo bitumye wumva ko Imana itakureba, menya ko ejo bizarangira, hanyuma ukinjira mu buzima bwiza. Ibyo ntibigutere kuva ku Mana, ahubwo bigusunikire kwegera Kristo, bigusunikire kwegera Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Iri jambo ryaranejeje. Natanayeli arahamagarwa, kandi Yesu amutangira ubuhamya. Nagira ngo mbabwire abantu b'Imana, dukeneye ko Yesu adutangira ubuhamya, kandi dukeneye neza ko Yesu atumurikira akadukura mu mwijima twari turimo. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamubonye. Turavuga uwo twabonye, turavuga ibyo twabonye. Yesu atanga amahoro. Haleluya. Yesu aguha agakiza, agakiza karaguhindura, agakiza. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Hanyuma ndabahamagaye ngo mwinjire muri aka gakiza. Ndabwira abantu baryamye munsi y'ibi biti ngo mubyuke. Hari imbaraga z'Imana zije ku buzima bwawe, hari ibisubizo bije ku buzima bwawe, ariko ntago wabyakira usinziriye. Ntago wabyakira usinziriye. Ibyo wasengeye byari bije,
ibisubizo byawe byari bije, ariko Imana ije kubizana isanze usinziriye munsi y'igiti, isanze usinziriye mu magambo, isanze usinziriye mu bakuvuze, isanze usinziriye mu nzangano. Imana ije isanze usinziriye mu matiku, isanze usinziriye mu kureka Imana no kutayivuga nk'uko yabiguhaye. Nagira ngo nkubwire, kanguka wakira ibisubizo byawe, kanguka, dore Yesu yakubonye kera, ibyo yabibonye kera. Haleluya, haleluya. Araguhamagaye kandi emera kumwitaba, ngo ngwino witabe Yesu, ngo dore ateze ibiganza kandi yiteguye kukwakira, yiteguye kukumara intimba, yiteguye kuguhumuriza. Twakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana, Imana idushoboze kuyitaba, Imana idushoboye kwakira ibyo twasezeranye nayo, Imana idushoboze kugira ngo idutangire ubuhamya, kandi n'abantu badutangire ubuhamya nk'uko yatangiye ubuhamya Natanayeli, ngwino mu Isiraheli nyakuri, udafite uburyarya, udafite uburiganya. Nanjye nibyo nkwifurije mu izina rya Yesu, amen. Nanone Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, uri umubyeyi, kandi iyo uhamagaye umuntu, uyu umuhamagaye umukura mu mwijima ukamujyana mu mucyo. Ndagushimira kuko ari we wahamagaye ukoresheje Filipo. Filipo yahamagaye Natanayeli amushishikariza, amuraritse ngo azarebe Yesu, ariko Natanayeli nawe nubwo yabanze kwibaza ngo se i Nazareti hari ikiza cyahaturuka, ariko yaremeye araza. Amaze kuza, Yesu amugirira imbabazi kandi amubwira ko yamubonye, kandi amumenyesha uko yamubonye. Ndasenze ngo abantu bose bumvise iri jambo bemere kwitaba, bumvire ijwi ryawe, kandi bamenye uko bari, basobanukirwe, tumenye neza icyo Imana idushakaho n'umugambi Imana idufiteho. Sengera abumvise ijambo ryawe, Mwama, bari kure n'abari hafi, abemeye guca bugufi ngo babari ibyaha byabo bagirira imbabazi, abemeye guca bugufi bakava mu gusinzira, bakava mu bitotsi kugira ngo basubizwe ibyo basengeye, ngaho bagirire neza. Umucyo wawe nuturasire, kugira neza kwawe ni kutubeho. Urakoze Mana, urakoze kutubereye ingabo idukingira, urakoze kutugiriye neza. Aba bantu babo baciye bugufi, bemeye guca bugufi, baha amahoro, bahaza ibyiza, bashyire mu mukumbi. Urakoze Mana, urakoze kubidukoreye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom, shalom.